karere ka Rubavu twacururizwagamo ibitangazamakuru bya Kangura turi ku isoko rya Gisenyi twazagumaho tukagirwa n'urwibutso rw'amateka cyangwa museum. Ni iyihe commitment nk'akarere? Murakoze. Kiriya ni icyifuzo cy'abanyarubavu ndetse na komite ya Ibuka yabisabye akarere mu buryo bwanditse. Mu biseko n'intumwa ya Ibuka ku rwego rw'igihugu Honorable Annonce Manirarora nawe yabigarutseho ndetse anavuga n'ubusitani bukwiye gushyirwa kuri Commune Rouge, ubusitani bwegereye urwibutso rwa Commune Rouge ahahoze haririmbi ryashyingurwagamo abatutsi bicwaga kuva na mbere ya Jenoside kubera gereza yabaga hano Gisenyi yakundaga kwicirwamo abantu mu ibanga bitwaga ibyitso bakaza kubashyingura hariya mu ibanga. Rero natwe kuri ubu busitani bwo twari twaramaze gufata icyemezo, twagomye no kuba twarabikoze ariko kubera ikibazo cy'amazi menshi ava ku musozi wa Rubavu twategereje ko habanza gukorwa umuyoboro w'amazi ubu ngubu watangiye uyobora amazi ava kuri uyu musozi agahura n'andi ava mu murenge wa Rubavu, tukubaka umuyoboro mwiza utwikiriye. Ubu ngubu umuyoboro watangiye gukorwa, ubwo rero ikibazo cy'amazi nigikemuka tuzahita dutangira kubaka gukora ubusitani. Naho ikigendanye n'iyahoze ari kioske yangeze Hasani yacururizwagamo ibinyamakuru bya kongezaga ingengabitekerezo, amacakubiri, ikinyamakuru cya Kangura, icyo cyo tuzatanga icyifuzo cyacu muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu bintu bumwe, niyo izaduha umurongo w'uburyo twabikora neza. Ariko burya umushinga wose ugiye gukorwa ubanza gukorerwa inyigo kugira ngo tumenye ese n'ibikorwa byo bizakorwa gute, bizahuzwa gute n'iyi nzira yose, kuko nk'uko mwabibonye n'urugendo rwo kwibuka tuhakorera buri gihe iyo twibuka harimo n'ibindi bitari n'iriya kioske. Ibyo rero tuzatanga icyifuzo cyacu kuri Minisiteri ya Bintu Bumwe batuyobore uko twazabikora. Tugendeye ku buhamya bw'umutangabuhamya w'uyu munsi, Mediatrice yanakomoje ku bantu bagiye basaba imbabazi ariko bagasaba imbabazi ibice, mu buryo twakwita ko ari ibice, kitwa ko batemera batemeye, by'umwihariko no mu karere ka Rubavu n'imanza gacaca zararangiye, nta rubanza na rumwe rigihari, ariko byasabye yuko abarokotse Jenoside n'abasahuwe rimwe na rimwe bababarira n'abatabasabye imbabazi. Ni ikintu mugifata mute noneho mu rugendo tuganamo ubumwe n'ubudaheranwa? Icya mbere ni uko tugomba kwigisha abanyarubavu n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kumva, gusobanukirwa neza n'icyo gusaba imbabazi bimaze mu kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Twongera kwibutsa ko ibi kugira ngo bishoboke buri wese agomba kubigiramo uruhare. Nk'abacitse ku icumu rya Jenoside bakoze icyo bagombaga gukora, barababariye, barigomwa kandi aribo bahekuwe n'abicanyi. Ariko no ku ruhande rw'abakoze Jenoside, abayigizemo uruhare bose, tubasaba gutanga umusanzu wabo nabo. Icya mbere ni ukwemera ibyaha bakabisabira imbabazi, bakanakurikiranwa n'ubutabera, kuko na kimwe mu byatumye Jenoside ibaho kuriya ni uko twari dufite leta idahana. Abantu rero bagomba no kubaha ubutabera, ariko mu kubworohereza harimo no kwemera ibyaha no gusaba imbabazi. Ni nako gufasha uwacitse ku icumu, kuko abo baba baramwiciye, baramusahuye, iyo bakomeje kugenda nk'aho nta cyabaye, nta kintu bimufasha mu mutima we, kuko abona ko nta butabera yahawe. Noneho by'umwihariko rero hari amazina nawe yavuze, hari ingero yatanze, bariya nabo ubutumwa barabwumva kimwe n'abandi baba bataravuzwe hariya. Nabo ubwabo tubasaba kwibwiriza, kubohoka, ariko tukanamenyesha ko n'ubutabera buhari. Ubutabera burahari, nta kintu na kimwe kidateganywa n'amategeko, inzego zubatse neza, n'ubundi ubutabera bukora ibyo bugomba gukora.
ariko ibyiza ni uko bitangirira kuri nyir'ubwite nawe agatangirira nawe kumenya ko afite uruhare mu kwiyunga n'abandi mu kuvugisha ukuri kuko ukuri niko kubaka. Hanyuma igikorwa cyo gushyira amateka ya jenoside muri uru rwibutso cyaba gihagaze gute, kigeze hehe, bimeze bite? Aya mateka ubundi habayeho amasezerano twagiranye na rwiyemezamirimo dushingiye ku mirongo migari yemejwe ku bufatanye bw'inzego. Ubu rero rwiyemezamirimo yakoze akazi, ariko kugira ngo amateka ashyirwe muri uru rwibutso yemerwe, tuyatahe, atangire gukoreshwa, abantu batangire kuyasura, nuko bibanza kwemezwa na minubumwe nka minisiteri ibishinzwe ku rwego rw'igihugu, irebera igihugu cyose, ireba niba ayo mateka yarateguwe neza, niba ayo mateka nta makosa arimo, nta biburamo cyangwa nta byashyizwemo bidakwiye. Ibyo rero ubu twamenyesheje minubumwe, dutegereje igisubizo, nimara kudusubiza ikatubwira ngo nashyirwemo, ubwo noneho hazahita ashyirwamo. Ubwo rero bigeze ku cyiciro cya nyuma, niko navuga. Ese aya mateka ubundi yibanza kuki, nuwuhe mwihariko utandukanye wenda n'izindi jenoside zabereye hirya no hino, wenda umwihariko kuri Rubavu mu mateka ari muri uru rwibutso? Aya mateka n'ubundi azatangazwa ari uko minubumwe amaze gutanga uburenganzira, ariko wenda mvuze umurongo twakoreyemo tuyategura. Icya mbere cyo Gisenyi, urwibutso rwa Gisenyi cyangwa Komine Rouge rufite amateka yihariye, ariko ayo mateka yihariye nanone ntabwo ari kure cyane ya jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu hose. Ni ukuvuga ngo hazagaragaramo uko jenoside yateguwe, ariko na mbere y'uko abakoloni binjira mu gihugu cyacu, igihe u Rwanda rwari rufite umutekano, abantu babanye neza, babagaho gute. Hari igice gito kizabigaragaza, tugaragaza uko ubukoloni bwafashije ubuyobozi bubi bwariho mu gutegura jenoside, n'uko jenoside yagenze. Bibanze kuba muri kontekste y'igihugu cyose, ariko noneho bigaragaza noneho Gisenyi, cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi, yavukagamo akazu. Hano hakaba ariho hari icyicaro cya perefegitura ya Gisenyi, hakaba hari gereza, ubuyobozi bubi bwafataga abantu bukabita ibyitso, bakafungirwa, bakicwa. Noneho Gisenyi tuyifata, ariko nayo tuze kurangiza tugaragaza noneho Komine Rouge by'umwihariko, kandi aba ariyo ifata igice kinini, kuko uraru urwibutso rwa Komine Rouge. Ni uko nguko bizaba bimeze, noneho bize gusoza tugaragaza nyuma ya jenoside kwiyubaka bihagaze gute, tugaragaza noneho icyizere cyo kubaho. Uko kuri niko twabiteguye, ariko birumvikana nk'uko nabivuze, minisiteri ya minubumwe niyo izemeza uwo mushinga mbere y'uko tuwutangaza. Murakoze. Murakoze namwe.